tega amatwi ikinamico twubakane nje nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka. Mwiriwe neza abakunzi ba Radio Musanze, tubaye ikaze mu ikinamico twubakane. Iki ni igice cyayo cya nyuma. Ku ikubitiro Kazimiri yatakaje amafaranga yavuye mu kugurisha ihene kubera ko atabanje kubiganiraho n'umugore we Janine. Icyo cyemezo yafashe cyatumye habaho amakimbirane ndetse n'ihohoterwa, bituma Janine ashaka ubufasha ku nshuti z'umuryango muri hano na Kawera. Inama zabo ku gufata imyanzuro bafatanyije zatangiye kugira ingaruka nziza kuri Kazimiri, bituma agirana ikiganiro cyiza na Janine ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga yabo. Muri iki gice turamenya niba Kazimiri azashobora kugira imbaraga zo guhinduka burundu ndetse n'uko urugo rwabo ruzagenda rutera imbere. Ese Kazimiri azakurikiza inama za muri hano na Kawera? Azahindura se imyitwarire ye? Twandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Musanze rwitwa RC Musanze. Waduhamagara kandi kuri 0784 400 477 cyangwa ukohereza ubutumwa kuri telefone 0788 46 63 72. Nimukurikire iki gice cy'ikinamico twubakane kandi mu gitangaho ibitekerezo. Twubakane, twubakane, twubakane. Hoside nyorangaza churande akantu kagahene kakataragira nabingahe kugacigishira ko kandira ibijumba koko asike kandi nzakuri mwaramutse mwaramutse neza izi nimwe mudugu yewe ndabona agahene kakuririye ibijumba gihorere wa mubyeyi we wagira ngo kaba kaze ko ariko twahiyare nekaza aho ibiciro bigeze ku masoko komera nta mahoro yewe mudugu murebye nta mahoro none se ko mutuzindukiye hari ikibazo ahubwo se tuguha intebe? Oya ndimo kwihuta. Ese buri gihe wumva ko ngenzwa n'ibibazo Kazimiri? Ariko wahenewe ese mwereke baze muzirike iyo hene yawe nayo aho wahereye ntabwo wakongera guca ikiziriko ndaguhamije nahoze mudugudu uri ubonye umuyobozi akozindukiye utangira kwibaza se nasibye umuganda hari imisanzu ntata mbese nyine ukagira utuntu utangira kwikeka keka n'ibisanzwe rwose kuzi wawe ko turi abaturanyi se ariko ni nabyo ahubwo se Janine ari mu rugo. Janine se nyine yazindukiye mu kiraka kwa muri hano na Kawera. Mwamushakaga cyane se? Yego namushakaga gusa nawe twaganira uyu munsi nyine ndimo gusura imiryango igize umudugudu nyobora hagamijwe kubabaza ibibazo imiryango ihura nabyo. Ibibazo se mudugudu reka nkubwire twiwacu nta bibazo ntabyo nta kibazo cyaheruka. Aho ni byiza rwose rwose mujye mukomeza kurangwa n'ubwumvikane no gushyira hamwe nk'abashakanye. Reka nkubwire mudugu ibyo bintu ni ibisanzwe iwacu nta kibazo na kimwe uzongera kumva pe. burya ituze n'ubumwe mu muryango ni ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Yego rwose erega umuryango mwiza niwo wubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo ndabizi rwose niyo mpamvu nimakaje amahoro mu rugo rwanjye. Ahubwo se mudugu mubaze mbasa rwose nta kibazo. None se Janine hari ikintu yakubwiye? Jani aho wihahinga simu kwangeye have rwose utarengera barakamfitiye mudugudu harya nari nzi ko uyu muhata ari uwawe. Reka da ewe tw'umurima wacu ugarukiye hariya reka nze matera ikinonko do hariya kiguye. Ese burya ntabwo nari mbizi nawe ubundi se nibyo nakubwiraga aratunguwe da. Yewe rwose ndumva Kazimiri yarisubiyeho agatera intambwe nziza rwose nkimara kubona ateruye akanganiriza mbaza ku kintu twagura mu mafaranga yari yabonye nahise nicinya icyara. nene narakubwiye ariko ko bizaza nimuramuka mubiganiriyeho neza. Umva yaje yitonze atesedi ubona mbese yiyoroheje avugisha atuje ntabyo kunkankanira gusa sinzi niba ari ibizahoraho cyangwa niba ari amashagaga akaba yaranteretaga ngo arebe ko imipaka y'ibihugu byacu yahora ari nyabagendwa. ari ukuntu bitari bimeze neza cyane.
icyakora uranganiriye pe ariko rero nawe ugomba kujya unamwereka ko wumva ibyo avuga akaguha ibitekerezo ukamwumva nawe kubita imfubyi ihangana n'ingize aho ryari ringeze yewe nanjye na muri hano twagize ibihe bikomeye mu ntangiriro z'urugo rwacu na muri hano nawe yabanje kumva ko umugabo ari we ugenzura akanagena kandi akanagenga byose nka kumbe ntabwo nari nzi ko na muri hano yigeze kugera kuri urwo rwego pe byabanje kutudindiza gusa nyuma yaho twatangiye kujya dufatanya yarebye ukuntu iterambere ryihuse atangira guhindura ibitekerezo ewe nanjye ndabona ibintu bizahinduka da kandi ndabashimira we na muri hano ko mudufasha guhindura imyumvire gusa nubwo ibintu bihinduka kuva yankubita byarambabaje pe kawe uzi ko atigeze anansaba imbabazi ndabwira muri hano akomeza amuganirize kugeza yumvise ko yagukoshereje wenda azanagusaba imbabazi. Kazimiri ndakumva kwaje kwihugika ha wenyine inyuma ukaba yigunganya icupa ntujye mu kinwanwa nandi bagabo habaye iki muri hano we numvaga nshaka kwicara njyenyine hari ibyo mba ndimo gutekerezaho ashyira ibitekerezo ku murongo none iki cyakugoye gutekereza ngo ngufashe bizi ku mutwe yifasha gusara gusa muri ha ibyanjye na Janine byose ntubizi ndabizi urabizi ko namukubise ntubizi narakugaya kandi amakosa nanjye ndayemera pe ariko kandi kuko umusaba imbabazi ibyo nibyo utari kumva neza none kambe nici hano tuganire kuko byenda kose imbabazi ugomba kuzimusaba ngo musaba imbabazi rwose nyumvira kandi muri ha ndakumva umugabo ugira ibitekerezo nemera ngira indi nama itari iyo ngiyo mbwira yo kujya kumusaba imbabazi aho n'umugabo asabye umugore imbabazi reka mbwira uko nakosora amakosa yanjye nkabana neza nawe ariko namusabye izo mbabazi urimo mbwira none se Kazimiri ikisi kumusaba imbabazi urumva bisebetse bidasebeka aho bidasebetse ni umuntu w'umugabo nkagenda ngacira bugufi umugore nkamusaba imbabazi ibyo bintu byanakarize icyubahiro nk'umugabo umva nkubwire Kazimiri ibi urimo unyuramo nanjye nabinyuzemo kandi nanjye na Kawera byadufasha mana yanjye njye na Kawera byadufasha igihe kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke ibyo ngibyo byo ntumbeshye nanjye ndabizi neza none kuko rwose ntangiye kubibona vuba aha ngaha ko aribwo mutangiye gutera imbere none se nyine yewe nk'uko mpora mbikubwira ubuzima bwacu bwahindutse igihe twatangiye gufatira hamwe ibyemezo ngewe na Kawera ndetse yewe n'utu twemezo bita duto ibyo warabimbwiye kandi kuko mu gihe gito ndi kugenda mbibona icyubahiro cy'umugabo ntikiva mu kugenzura ibintu byose byo mu rugo ariko jya uganira unasomaho ariko aho ugeze rwose turimo turajyana nakubwiraga ko icyubahiro cy'umugabo kitava mu kugenzura ibintu byose byo mu rugo ahubwo kiva ku bufatanye aho ugeze turi kumwe rwose ntukuri pe umuntu ayo nkasenge namanuke muri iyi minsi hari ukuntu nsigaye mbona turimo kugenda twubahana ndetse na bya bintu byo gushondashonda bya hato na hato ntibikirangwa muri ruriya rugo aho ni sawa nyine hari utuntu abagendanagamo gake gake kuko namukubise nkaba ntaramusabye imbabazi nyine utwo tuntu tukankurugushora mva Kazimiri none inshuti yanjye byihorere ngomba kumusaba imbabazi rwose mwese nyine urumva utamusabye imbabazi mutamugiye kubakira kumbereka buriya ndakumva simbihakana ariko ibyo bintu biragoye pe aho n'umugabo wasabye umugore imbabazi Kazimiri izo mbabazi rero wikomeza kuzibererekera ca bugufi usaba imbabazi ntacyo biguhindura nk'umuntu w'umugabo ahubwo biragarura icyizere agufitiye Janine mugore wanjye rero gira hino aha wicara nta kibazo gira hino unyegere nyegera nta kibazo reka nkurura agatebe nicare nkumve rwose nta kibazo kiyegereze neza niko mugore wanjye rero ndagira ngo nyumve kandi ibyo nkubwira ubyumve nk'ukuri wumve ko bimvuye ku mutima umura rwose ndakumva pe urakoze cyane ngaho mpereza ikiganza cyawe buryo ariko mfite amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira akira Janine mugore nakunze kandi nkunda rero rwose mu by'ukuri uyu mwanya mufashe ngira ngo ngusabe imbabazi pe naraguhemukiye nawe urabizi ni wowe Kazimiri nsanzwe nzi cyangwa Janine maze kubona ko burya gukora amakosa ntuyemere ngo uhinduke uba ubaye ikigwari pe ni ukuri nanjye ndakubabariye Kazimiri ndakubabariye pe urakoze rwose mugore mwiza
ndicuza igihe natinyutse kugukubita kiriya gihe ndacyicuza narahubutse narahemutse kandi mpamukira n'umuryango wanjye rwose. Kazimi iyi mibanire mibi yikomeza yari kuzagira ingaruka zikomeye ku mwana wacu. Babarira rwose ntibizasubira. Mbega byiza we mwana we mbega ngo biranyura umutima Kazimi ndakubabariye pe. Nibyo urambabariye koko Jani ubwo bikuye ku mutima n'ibintu byose nagukoreye. Ndakubabariye Kazimi ubuse koko naheraye nkwima imbabazi. Warakoze kunyihanganira mugore mwiza. Ubu none ndifuza ko ibyemezo byose tuzaba tubifatira hamwe. Ni byiza cyane rwose. Ahubwo se Kazimi ko inzu yacu twatangiye kwivugurura amafaranga akatubana make ubu tubigenze gute? Rero reka mbanze nkora ikiraka mfite kandi ndahamya ko wenda azamaze kugwira ubundi tugakomeza tukayivugurura sibyo se? Ariko uzi ko ari byo we noneho nirangira tuzahita tugura itungo nk'inka mbese nyine. Inka se? Ese buriya tuguze inka none twaba twisumbukuruje cyane ko ihenda byasa amafaranga menshi cyane. Ngenda tekereza wenda ko twahira nko ku ngurube cyangwa se nk'irindi tungo rigufi. Ako kantu uvuze ni keza Kazimi. Wa mugani wawe reka tubanze dukora imishinga twatekereje mbere. Ubundi nibiba ngombwa ko tugura itungo tuzagura ingurube nidukwiriye kuko yabwagura vuba noneho ibibwana tukabigurisha tukakodesha isambu nini yo guhinga ubundi tukazahingamo ibirayi dore nibyo byera neza. Urabyumva ute? Aya mugore wahise nenze kubwo bwenge bugira ubundi kirakose nabagahe. Ibyo ngibyo nibyo urumva iyo ngo bishobora no kuzatugeza kuri iyo nka bavugaga. Gahunda ni ahubwo maze uzarebe ko natwe tutazatera imbere nk'abamuri hano. Mva nkubwire burya ko kumutwe umwe wifasha gusara. mbega ibirayi Kazimiri na Janine bafite aha hantu. Ni byiza rwose bakodesheje isambu nziza. Umva bazasaruramo nka toni n'igice y'ibirayi. Bizanarenga rwose nta muntu utatangara ibirayi bafite aha hantu cyane rwose. Warebye kubera gufatanya gusa ngaho ndebera amezi 5 gusa iterambere bamaze kugeraho. Herega Janine n'umukozi kandi agira n'ukuboko kwiza. Arakuzi ko twakomeje no kuganira ku birayi bya Janine twe tukanibwa di. Suko se reka twofere ibi byacu vuba rero amanywa atarakamba dutahe tujye mu yindi mirimo. Cyane rwose. Murakoraye. Komera cyane Janine we. Se ko waryamirira yewe hari ibyo nabanje gufasha Kazimiri nuko ntindanya. Ntiwumva se ko muri gutera imbere sha cyane. Yewe nanjye nje kufira ibi birayi ngo ndebe ko byazera neza natwe tukazabika tukiguriramo nk'itungo rigufi nk'ingurube nabonye ariyo yororoka vuba cyane. Si wumva se Janine we usanze turi gutangarira ibirayi byanyu cyane rwose bose mukire muri kukoza imitwe y'intoki. Nibyo se koko bose ntakubeshya byose ariko tubikesha mwebwe mwatubaye hafi cyane cyane we muri hano warakoze rwose kuganiriza Kazimiri. Ubu dusigaye twumvikana bityo tugafatira ibyemezo hamwe. Niko mana yanjye dore umwaka urashize hano ubundi urataye ingire twishime mwerego ajemera imana nyagasani no ku mufura ryoshe rwose uhute rwose yamufunda guhuta numva uko mbaye wibuke kurya n'inyama wibuke kurya n'inyama pe. Unazi ibingi ndi kurya urabona ari ibinonko nazo nzimereye nabi Kazimiri basi kuririmba ubu nanuka yaho neza nibwo turiho di. Umva mbwire mugore mwe umva neza twarejeje ibyo tubanye neza cyakoze ubu nibwo bunani bwacu rero urumva reka twishimira igihe nk'iki ngiki urumva igihe ni icyo kwishimira. Cyakora byo nyuma yo gusarura ibirayi twagomba kugura inyama tugateka neza mu rugo twabyishimira rwose. uvuze ko mbona igiye gushira nta yindi isigaye ndaguhuta kuko n'umusaruro w'ubwumvikane bwacu ukuntu rwose washishikaye uganiriza isupu. reka nishimije niba igihe nataye ni kinini ubu nibaza iyo narindi n'ibyo narindimo bikanshobera rwose. Erega nta kiruta ubwumvikane mu rugo.
wahora n'iki ko guharira intonganya za hato na hato no guhagararaho by'amafuti aribyo nayo yagize ifunguro rinanura kubi rimpangayikisha ntikenesha ifunguro rinyuma amahoro sha utamenya we ana yanjye Kazimiri mugabo mwiza ndagushimira ko wahindutse Janine Karame nateye intambwe kandi sinzasubira inyuma urumva ntabwo nitumara gufungura ushaka ko turebera hamwe amafaranga bora ngo tugurire ya sambu bikoreremo kuturangira turabireba rwose iyo tugomba kuyigura amafaranga twakuye mu bigori twejeje agiye kutugoboka rwose natwe tugira akarima kitwa kacu yawe mwana b'amake twanayiguza no mu kibina cyane kose mpereza icyo gisuperi cyuzuye inyama nzumvishe sinarinzi yerutse sha mpereza akira rwose ariko mbega ubu si bebe numvise ra ibyishimo turimo bitumye nawe akanguka di reka ngende muzane yewe muzane rwose nawe dusangira ibi byishimo reka muzane nawe ubona ukuntu ababyeyi be twishimye di bebe urabona ukuntu twishimye ni keza ariko urakabona hose Janine umugore mwiza Karame mwana rero hari ukuntu nyamukubwira ukagira ngo ni ibintu byo gukina ndagukunda cyane Kazimi nanjye ndagukunda cyane pe ndagukunda mugabo wanjye aya magambo nagukunze kuva kera urabizi ariko aya magambo karava mu ndi mwana nayaherukaga mu kera pe imana nayaherukaga kera sheri wanjye na kera tutarabana naragukundaga maze ahubwo bizu ndagukunda Kazimi iki nicyo gihe ngo tunezerwe pe cyane urukundo ubwubahane gushyira hamwe dufata ibyemezo twaganiriyeho n'ibiganza iwacu maze iterambere ritugereho ritiganyira twubakane njye nawe twiyubakira umuryango wishimye mbega umusozo utanga icyizere mu nkuru yacu muri iki gice cya nyuma rero tubonye ubushobozi budasanzwe buri mu gufatira hamwe imyanzuro abashakanye bafatanyije bituma barushaho guteza imbere imiryango yabo kandi burya umuryango niwo shingiro ry'igihugu cyacu Kazimiri na Janine batwigishije amasomo y'ingirakamaro ubwo biyemezaga gukorera hamwe bakamenya guhangana n'ibibazo by'ubuzima mu buryo bushya namwe mwarabyiyumviye ibyo byabashoboje kugira impinduka nziza mu muryango wabo binyuze mu gufata imyanzuro bafatanyije kumva ndetse no gushyigikirana yewe byaranshimishije ndetse biranshimishije kandi ndabizi ko namwe byabashimishije kubona Janine yarahisemo kuvuga ku ihohoterwa yakorewe akabibwira inshuti ye nyuma kandi akegera n'inshuti z'umuryango amaherezo rero ibi byafashije Kazimiri na Janine kugira umubano mwiza kurushaho ni byiza rero ko yabivuze ku gihe tekereza rero iyo atabivuga ihohoterwa ntiryashoboraga gukomeza murekere dukomeze twigire ku miryango imeze nk'uwa Janine na Kazimiri urumva maze twubake umuryango wunze ubumwe utekanye kandi ufite imbaraga maze twubakane ese wowe umuryango wawe wabera abandi isomo ry'iterambere no gufata imyanzuro bafatanyije watekereje iki kuri iyi nkuru igitangira uyirangije ute tubwire binyuze mu guhamagara cyangwa se kutwandikira twandikire ku rubuga rwa Facebook rwa radiyo Musanze rwitwa RC Musanze cyangwa ukohereza ubutumwa kuri telefone 0788466372 mu gihe rero mwakenera ubufasha ku bijyanye n'ihohoterwa mwahamagara muri Isange One Stop Center kuri nimero itishyurwa 3029 niba wowe cyangwa umuntu uzi yahuye n'ihohoterwa n'ivangura rishingiye ku gitsina uhamagara kuri 3029 mwanahamagara kandi nimero 3512 mukiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB mugatanga ikirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri RIB tubibutse ko ari nimero 3512 none kandi mugira amakenga y'ibyo mutwandikira kuko hari igihe ubutumwa mwatwoherereje ushobora gusomwa n'abandi bantu cyane cyane niba mufatanyije telefone reka dushimire cyane kandi Emmanuel Sugira waduhaye igitekerezo cye muri ikinamico mu gice cyayo cya 5 yagize ati irusaza tubatega amatwi igihe cyose ikinamico twubakane nigiyemo ko nta mutwe umwe wigira inama twumvise ukuntu Kazimiri n'umugore we baganiriye bikaryoha ngiye numva binkoze ku mutima naho urugo rwa Murihano na Kawera rubera urugero rwiza abumviye ikinamico kandi n'urwa Janine na Kazimiri rubera abandi isomo barwigireho bakosora amakosa bakora batabizi bakihagararaho mu mafuti cyo keretse azakomeza kugitwaramo kuriyara
mwarakoze cyane kutuzanira ikinamico twubakane harimo inama n'impanuro bitandukanye radiyo Musanze nyikunda by'indani. Mwarakoze cyane namwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu mu ikinamico twubakane. Iyi kinamico twubakane muzahita amatwi ku wa mbere saa 2:40 z'umugoroba. Nimukomeze mugubwe neza rero, nanjye tuyishimije Adolphe reka mbashimire cyane kuko twabanye muri iyi kinamico twubakane. Murakoze gutega amatwi ikinamico twubakane mugezweho n'umuryango rwa Murek ku bufatanye na Nova mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Nimukomeze rero muharanire kubaka umuryango mwiza, umuryango utekanye kuko ari wo musimburo w'iterambere ry'igihugu. Nimugira amahoro. Tega amatwi ikinamico twubakane. Nje nawe twiyubakira umuryango wishimye. Kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka. Ni byawe nanjye